n'abana be n'umugabo we n'urugo rwe n'udufaranga bikagarukira aho ngaho. Tekereza buri muntu wese agiye yigarukiraho, none se abandi bazakizwa ryari? Abandi se bazabwirwa ibya Yesu ryari? Yaratubwiye ngo yadukunze atanga ubugingo bwe ku bwacu, ngo ikidukwiriye nuko natwe twatanga ubugingo bwacu ku bw'abandi. Haleluya! Iyo hatabayeho gutanga ubugingo bwacu ku bw'abandi, tuzakora imirimo idufitiye inyungu gusa ijyanye n'ibyo dushaka kandi mu gihe tugishakiyemo. Mana ishimwe cyane. Naba niyumva neza, ibintu bimeze neza, ngakora ibyo saba. Naba mpabwa amashyi, mpabwa pulpit imeze neza, nkabikora. Ariko ibintu byo gutanga ubugingo bwacu ku bw'abandi, niyo mpamvu ingororano zacu ziba mu ijuru bimenywa n'Imana yonyine. Imana niyo izi ikiguzi cyawe cyo gukurikira Imana, ugakomeza ukayikurikira mu miraba, mu miyaga, ugakomeza ugakangurira abandi ku bukiranutsi. Niyo mpamvu ingororano zawe ari Imana izifite. Haleluya! Abantu bose iyo begereye Imana bahakura icyo Imana ivuga, bahakura kumenya icyifuzo cy'Imana. Niko Yesaya agize umugisha wo kubona kubaho kw'Imana, ubuturo bw'Imana, ngo yumva ijwi. Umuzi kuri ijwi rikivugana n'uyu munsi. Haleluya! Muri Yesaya 6:8 ngo yumva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Imana ishobora byose, Imana ifite ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika ngo bishinzwe gukorera twebwe abazaragwa agakiza. Mwari mubizi? Haleluya! dukorerwa n'abamarayika. Imana ifite ibyo byose. Imana yavuga ikoresha abayubaha n'abatayubaha nka bakuro, ariko Imana ikagira icyifuzo ikavuga ngo ndatuma nde, ninde watugendera? Ijwi ryamanuka rigasanga ndahuze, urahuze, abandi bera abahandi barahuze, buri muntu wese ahugiye mu tuntu twe. Imana itugaruka mu torero ry'Imana. Turifuza gukora Imana mu gihe cyacu. Egera Imana, izagutuma uko yantumye, cyangwa izagutuma bitandukanye nuko yantumye, ariko izadutuma. Numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze uyu mugabo kuko yari ari mu kubaho kw'Imana, arimo n'abakorwaho n'Imana, aravuga ngo ninjye, bari njye utuma. Nta muntu uba mu kubaho kw'Imana ngo areke kwakira mwene uyu mutwaro uri ku mutima w'Imana. Haleluya! Uyu munsi turimo turavuga igihe cyacu, ni wowe nanjye Imana ifite. Hari igihe tureba abavuga butumwa, dore ko ari na benshi muri ibi byuma by'ikoranabuhanga hirya no hino, kandi ni na byiza, nubwo harimo ibipfa ariko harimo n'ibyiza, bituma wakurikira umuvuga butumwa ahantu hose ushaka. Ahantu abantu bajyaga batega bajya kwiga za seminari, ukaba waziguriye iwawe, tukunguka rwose. None twabona ibyo ari urujya n'uruza, tukajya twibwira yuko abantu bose bafite umuntu ubabwira, tukibwira yuko imirimo y'Imana idakenewe. Ariko uko turushaho kwegera igihe cya nyuma, bakundwa, ijambo ry'Imana ritubwira ko Satani we ntiyicara ngo ahora azerera, ashaka abaconshomera, ashaka abamira. Ikindi ngo yamanukanye umujinya mwinshi, azi ko afite iki? Igihe gito. Ubu nibwo yaramanutse afite igihe gito. Utekereza ko muri iyi myaka kitarushaho kuba gito cyane? Akora adasinzira, abamukorera bakora bataruhuka, ariko twebwe tukagira umudendezo nk'aho iwacu ari inahangaha, tuzatura inahangaha. Bakundwa, tuzataha. Uwo tutabwiye Yesu acyambaye umubiri, nubwo twamusengera inshuro ibihumbi yamaze gupfa, biba byarangiye. Aberi iyo bacogoye, burya haraho ni wowe wari ugenewe kumukomeza, haraho ni wowe wari kumusengera, haraho ni wowe wari gusenya ibicaniro by'ubwami bw'umwijima iwanyu. Ni wowe Imana ifite muri iki gihe, ni wowe Imana ifite. Ariko kutegera bituma tutumva iryo jwi ry'Imana, ngo twakire umutima wayo, twakire umutwaro wayo, twakire umuntu n'imbaraga bikomoka hiri. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Umugaragu w'Imana Paulo, ejo twamuvuzeho, amaze guhura na Yesu, Ananiya yarabwiwe ajya kumusengera ku murongo wa 15 igice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo umwami aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli, nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe, uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Iyo umuntu abisomye ashobora kugira ngo Yesu yarafitiye Paulo inzika, ariko nta nzika yaramufitiye, kuko muri uru rugendo rwo gukorera Imana ibi nabyo biri pati. Umugaragu w'Imana Yohana yaratwandikiye ari kugirwa cya Patimo, aratubwira ngo ndi mwene so. Musangiye iki?
haleluya, dusangiye amakuba, ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ntushobora gukorera Imana kuzageza ku iherezo ry'urugendo udasogongeye ku makuba. Inyigisho zidushuka zitubwira yuko iyo dukijijwe Imana iba igiye gukora ibyo dushaka. Oya, iyo dukijijwe tuba tugiye gukora ibyo Imana ishaka, ntabwo Imana iba igiye gukora ibyo dushaka, twebwe tuba tugiye gukora ibyo Imana ishaka. Icyakora hamwe n'amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ngo ko Uwiteka agira gute, abakiza muri byose, ariko baba bayaciyemo. Imana ishimwe cyane. Ngo nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo ndagira ngo wumva ko ngako uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Haleluya. Paulo uhumuke ariko uhabwe ibikoresho by'abakozi, si kubw'ubutoza ubutyoza. Paulo yarasanzwe azi kuvuga, azira ibyanditswe byinshi bimurengera kuko yari umufarisayo ubinogeje byose. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana imutumaho, haleluya, iramubwira ngo yego nahumuke kuko yari yahumye, ariko agire gute, yuzuzwe umwuka wera. Kuko Paulo arahamagarwa kugenda atari Paulo. Nshuti z'Imana, iyo Kristo arimo yemera ko dusa nk'abakanzwe mu mubiri, nuko ashaka ko tutagenda twiyuzuye. Arashaka ko hanjye hapfa Yesu akuzura, kugira ngo nzatware ibya Yesu, ko nibyo byagira icyo bimara. Ntabwo aturwanya, ntabwo atwanga, ari mu ruhande rwacu. Hari igihe umuntu agerwaho n'amakuba n'ibyago akajya agira ngo Imana iramurwanya. Oya, ntabwo aturwanya, ariko yavuze mu Baroma hariya mu gice cya 8, ari mu ruhande rwacu. Aravuga ngo si umubisha wacu ninde. Haleluya, kuko Uwiteka aba ari mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane. Ariko ibi ni pati y'urugendo. Wuzuzwe umwuka wera kugira ngo ubone uko ugenda. Haleluya. Iyo wuzuye umwuka wera, umukozi uhamya Kristo by'ukuri ababonetse. Hari igihe twifuza kuzura umwuka wera kubw'imirimo n'ibitangaza twakoreshwa, nabyo ni byiza, kubw'imbaraga wenda zagaragarira abantu, bikagira imiryango runaka bidukingurira, ariko ibyo byose bifite umumaro muke. Iyo twujuje umwuka wera, umuhamya w'ukuri wa Yesu Kristo ababonetse, azaca mu muriro akomeza ahamye, azagenda atotezwa nk'uko abitoro byabagendekeye ba Filipo. Buriya bagenda Samariya ntago byari byiza, murabizi, bari bajyanywe no gutotezwa, ariko bagenda bakomeza bamuhamya. Barimo barishwa, barimo baragirirwa nabi, ariko imbaraga zituma bahamya Kristo barazakiriye. Ibihe bya nyuma birakaze, umwanzi aza guteza ibyago n'amakuba nk'uko umushumba amaze kubitubwira, ariko abuzuye umwuka wera, haleluya, bazakomeza guhamya Yesu. Ibyago n'amakuba ntibizabakamura. Ariko nitubura imbaraga zishoboza abera. Abera ntibashobozwa na teoloji. Kwiga ni byiza, nanjye ndimo ndagerageza, haleluya, ariko si cyo gishoboza abera. Abera bahawe imbaraga imwe rukumbi n'Imana muri bo, umwuka wera, kandi kuko tutakimunyotewe no kubwuzura bigenda biba gakeya. Tunyoterwa iby'isi, amasengesho yacu akaba iby'isi. Iyo mvuga gutyo mutagira ngo simbisengera, nanjye ndabisaba, turabisaba, ariko iyo bigarukiye aho, kuko Yesu yaravuze mu gice cya 7 cya Yohana, aravuga ngo umuntu nagira inyota agire gute, azahonde anywe. Ninde uhabwa umwuka wera? N'abafite Yesu inyota, n'abashaka Yesu. Mpora ndota mu buzima bwanjye ko Imana izatugira imbabazi muri kino gihugu, tukabona abahungu b'abasore, tukabona abakobwa, tukabona abagabo n'abagore bafite inyota ya Yesu wenyine, batamugeretseho ikindi kintu. Ariko ubu kuko byavanze, iyo nsenga cyane ntumenye ikinsengesha, se ni imodoka ashaka, se ni Yesu ashaka, ntago wabimenya, se n'agatuta ashaka. Ariko Imana itugarukaho bakundwa, haleluya. Iyo wuzuye umwuka wera, undi muhamya w'ukuri, umuhamya w'ukuri uzahamya Yesu by'ukuri ababonetse. Amen. Yesu yaratubwiye muri Yohana 15:26-27. Yohana 15:26-27 ngo umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Azahamya ndi Yesu. Haleluya. Mwuka wera ntitumuhabwa kugira ngo tuzamure amajwi n'umuntu. Iyo nyine ufite ishyaka usanga barizamuye, ntago tumuhabwa ngo tugire ikindi kintu dukora. Ibyo twakora byose biba bigenewe guhamya nde? Kristo. Haleluya. Umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, nahagera azampamya. Azafata ibya Yesu abigire bizima muri wowe, birekeraho kuba inyuguti,
birekera kuba amagambo, birekera kuba ibyo umenyereye, birekera kuba ibyo mvanya abandi, birekera kuba ibyo wasanze iwanyu. Yesu ahinduka ubuzima muri wowe. Ibizagarukiraho ngo kandi namwe numara kwakira uko guhamya kwa Mwuka Wera aguhamirije ibya Yesu, nawe uzahaguruka nk'umuhamya. ngo kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Turifuza abakozi, Data arifuza abakozi, ariko ntidushobora gukora tutuzuye guhamya kwa Kristo duhabwa n'Umwuka w'Imana. Haleluya. Kandi dukomeza, umwanzi nakomeza kuturiganya, tukagirira inyota ibindi bintu, kuzongera kubona abantu batoya, abantu bafite ubwenge, abantu basobanutse, kuzongera kubabona basenga bifuza ikintu kimwe, kuzuzwa Umwuka Wera. Iyo tuvuga gutyo ntago tuyoboye ko Umwuka Wera tumuhabwa umunsi twakiriye Yesu. Haleluya. Kuko ntushobora guhamya ko Yesu ari umwana w'Imana utabibwirijwe n'Umwuka Wera, ariko kuzuzwa no kubatizwa no gusesurwaho, niko Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga. Haleluya. Yesu bari bamuzi, ariko mu gihe cy'akaga n'ingorane Petero amwihakana atamwanga. Petero yihakanye Yesu atamwanga. Ariya marira Petero yariraga amaze kumwihakana yari genuine, yari ayukuri. Yarababajwe nuko yihakanye uwo yakunze, ariko imbaraga zo kutamwihakana arazikura he? Imbaraga zo guhamya Yesu urazikura he muri iyi si yuzuye amanyanga ikubwira ngo bagira gute? Urazikura he? Ko zikomoka ku Mwuka w'Imana muri twe. Gusesurwaho. Ndabizi mvuga Yesu ko ari umwami nari mbibwirijwe n'Umwuka Wera, ndabizi navuga ko Yesu ari umwami w'ubuzima bwawe wari ubibwirijwe n'Umwuka Wera, ariko imbaraga zo guhamya mu bihe byose zizanwa no gusesurwaho Umwuka w'Imana no guhora wuzuzwa. Haleluya. Ntabwo bahawe Pentekote gusa ngo bigarukire aha. Iyo dukomeje gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uko basengaga, aho babaga bari buzuzwaga Umwuka Wera, haleluya, bakongera bagahabwa ubushizi bw'amanga, bagasohoka bakamuhamya. Mana ishimwe. Bera b'Imana turabikeneye. Ntidukeneye iterambere gusa, nubwo ari ryiza, ariko umumaro waryo mu bihe za nyuma no bihe byo kugeragezwa na Satani, umumaro w'iterambere ni muke. Mana ishimwe. Umva uko guhamya kwa Kristo gutera abantu kuzura Umwuka Wera. Petero ageze kwa Korneliyo, reka dusomeho gakeya mu gice cya 10. Murabizi Korneliyo yarasuwe na marayika w'Imana, amubwira ibyo yamubwiraga, amubwira ko gusenga kwe, ubuntu bwe byazamutse imbere y'Imana nk'urwibutso. Arangije amurangira, ariko Mana, arangije amurangira amakuru y'umuntu ari butumeho. Ubu ntukeneye ijwi ry'Imana nk'iri, ntukeneye kuvugishwa n'Imana muri ubu buryo, bitarinze guca mu muturanyi, bitarinze guca mu wundi muntu. Hanyuma Petero ahageze, Korneliyo amusubiramo uko byagenze. Hanyuma Petero aterura amagambo kuri 34, byakozwe n'intumwa 10:34, ngo Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itagira gute? Itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Harakomeje agiye kubabwira amakuru ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Wagira ngo ni amakuru asanzwe yivugira, ariko ni amakuru agiye gukora ibitangaza. Arakomeje 39, ngo natwe turi abagabo kugira gute? Bo guhamya icyo Yesu yakoze. Ngo ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose ni Yerusalemu. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Icyo akora yamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranyije bitari byaba, ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Adutegeka, mwumve nshuti z'Imana, adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Mwumva amagambo Petero arimo avuga. Ngo Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Haleluya. Kristo akeneye abantu bafite guhamya kwa Kristo mu mitima yabo. Kubera amagambo yitwa y'Imana, ariko asa nkaho yongera kudukundisha iby'isi, kandi dusanzwe tubikunda, bituma kunyoterwa mwene ibi ba Korneliyo bari banyotewe bigenda biba bikeya mu itorero ry'Imana. Kandi uyu ni umutego mubi tutajya tumenya igihe twawugwiriyemo. Haleluya. Haleluya. Icyaduhabera tukongera kugirira Imana iyi nyota. Ba Korneliyo imitima irakingutse,
barifuza kumenya ibyo umwami Imana yabohereje. Petero nawe nta bindi bintu abasezeranyije, ntago aje ababwira ati Koruneliyo kwanza wowe usanzwe uri afandi bagiye kugira bakuzamure, hari ibintu bigiye gucamo. Aje ababwira Yesu wabambwe, aje ababwira Yesu wazutse, aje ababwira Yesu wakoreye mu mbaraga z'Umwuka Wera, ngo adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse ko umucamanza w'abazima n'abapfuye, ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Yari message imeze nk'ari simple yoroheje, ariko akivuga ibi, ngo Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Mureke tugaruke kuri simplicité y'ubutumwa bwiza, tugaruke ku butumwa bw'umwimerere, muzi uko mbivuga, ariko cyangwa Umwuka Wera akavugana nawe. Haleluya. Nusimbuka usimbukishwe n'umunezero, nuzamurijwe urizamurishwe n'ishyaka ry'Imana, ariko tuvuge Yesu. Haleluya. Tuvuge Yesu utari ku munwa, tuvuge Yesu dufite guhamya kwa Mwuka Wera mu mitima yacu. Naduhamiriza tuzaba abahamya b'ukuri. Kristo akeneye abantu bafite guhamya kwe, ari nta kindi bashyize imbere. Reka twumve gatoya nanone ngana kumusoza haraho uno mugabo w'Imana Pawulo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20. Wifuza ubu buzima burenze ubwo Pawulo yari yarahawe. Turifuza gukorera Imana mu gihe cyacu. Gukorera Imana mu gihe cyacu si ubwinshi cyangwa ubukeya, no gutunga guhamya kwa Kristo mu mitima. Mwuka Wera yamara kuduhamiriza natwe tugahinduka abahamya ba Kristo by'ukuri, by'ukuri, bibihe byose no mu buryo bwose n'ahantu hose. Ari nta kindi dushaka uretse guhuza abantu n'Imana. Uno mugaragu w'Imana Pawulo mu Byakozwe no mu gice cya 20, ndahera ku murongo wa 17, ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo Pawulo ari Mileto atumiza abakuru b'itorero rya Kristo rya Efezi, ngo bamugezeho arababwira ati, muzi uko nabanye namwe igihe cyose kuva nagera muri Aziya, nakoreye Nyagasani niyoroshya ku buryo bwose, mu marira no mu bigeragezo naterwaga n'ubugambanyi bw'Abayahudi. Ntacyo nabakinze mu byo nagombaga kubabwira byabagirira akamaro, byose narabibamenyesheje, mbigishiriza mu ruhame no mu ngo zanyu. Nihanangirije Abayahudi n'abatari Abayahudi ko bakwiriye kwihana bakagarukira Imana kandi bakemera umwami wacu Yesu. Ngo none ubu munyumvire bakundwa, none ubu ngiye Yerusalemu mpaswe na Mwuka, ibizambaho ngezeyo simbizi. Icyakora muri buri mujyi Mwuka Muziranenge cyangwa Mwuka Wera agenda anyemeza ko ingoyi n'amakuba bintegerejeyo. Ubwo aho hantu bigutegereje waba ukigiyeyo, ariko abafite guhamya kwa Kristo mu mitima yabo, umva icyo bagambiriye ku murongo wa 24. Ngo nyamara ku bwanjye ntacyo bimbwira kubaho cyangwa gupfa. Ariko niba umwanzi adukangisha kuri turi butakaza akazi, cyangwa turi buhombeho gato, cyangwa turi butakaza icyubahiro, cyangwa ko batari butwemereho gatoya, tugahita dukangarana, ubu turaza kugera ahangaha dute bakundwa, kandi ko ariho twahamagariwe kugira. Ngo nyamara ku bwanjye ntacyo bimbwira kubaho cyangwa gupfa. Niko kuri, ntacyo bimbwira kubaho cyangwa gupfa. Icyangombwa ni ugushyika aho dusiganirwa kugera, nkanonosora umurimo nahawe na Nyagasani Yesu, ari wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igira. Umva ikimushishikaje. Kamusomere muri Bibiliya yera, Byakozwe n'Intumwa 20:24, ko ari wo murongo tumenyereye. Ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye, ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nshuti z'Imana, ubwo bamwe barimo bashishikara kuzarangiza umurimo, natwe tukaba tukiri mu guhora dutangira, cyangwa tukibaza ngo ese Imana yaturemeyeho iki? Murumva tudafite ubukererwe? Reka winginga Imana, nshuti y'Imana, ubwire Mwuka Wera ngo iki ni igihe cyanjye. Pawulo na Petero ntibagihari, intumwa zabanye n'umwami ntizigihari, ariko njyewe ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo. None mwami wanjye uranyifuzaho iki mu cyiciro cy'ubuzima ndimo, ko buri muntu wese afite icyo yahamagariwe. Haleluya. Gukorera Imana mu gihe cyanjye. Bari hehe abasore bashobora kuvuga kuno mugaragu w'Imana Pawulo? Bari hehe abakobwa? Bari hehe abagabo bize, abakuza, abatoya, batiza, bakize n'abakennye?
Bari hehe abantu bashobora kuvuga ngo sinita ku bugingo bwanjye? Saba abantu turabakura hehe? Abantu bashobora gukomeza bagakorera Imana nta mashyi bafite, nta muntu bashima, nta kindi kintu bategereje. Mwuka Wera tugezeyo. Haleluya. Bari hehe abantu bashobora kubaho ubuzima ibyo bakora byose babikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wabakunze akabitangira? Niko umugaragu w'Imana Pawulo yavuze mu Magalatiya 2:20, yavuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Icy'isi yita umurimo w'Imana si cy'Imana yita umurimo w'Imana. Umugaragu w'Imana yaduhaye definition, avuga ko ari umurimo wose dukora utuvuye ku mutima, tuwukoze kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ariko isi kukibari kuko ibarira ibintu bigaragara, ikabibarira muri kantite, ikabibarira mu bwinshi bw'abantu. Uyu munsi natwe abakozi b'Imana bajya baduha amaranka bakurikije abafollowers dufite. Sinzi igiswahili cyinshi ariko numva navuga ngo bongo yako bivuga ngo iki? Kinyoma ni bongo kabisa. Isi yaduhaye ko yari yo mirimo, bituma abana b'Imana twari duhagurukijwe n'Imana natwe tujya muri ibyo. Ukibwira yuko niba Imana yaguhaye indirimbo imwe ukuye mu gusenga ko kugira ngo witwe umukozi w'Imana ariko uremarema n'iyindi idahari, ukaremarema n'ibindi, siko gukora. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ibyo ukora byose ubikoreshwe no kwizera umwana w'Imana wagukunze akakwitangira. Haleluya. Ikibazo si gukora byinshi cyangwa biki, ikibazo ni ibyubahisha Data. Yesu arimo arangiza urugendo rwe muri Yohana 17:4 yabwiye se, Imana ishimwe ko yasengesha bari duhaye natwe tukuryumva kuko cyari ikiganiro cye na se. Aravuga ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nakubahishije mu isi. Isi ishobora kunkomera amashyi ariko ntubahishije Imana. Isi ishobora kutigera ikumenya ariko Imana wayubahishije. Gukorera Imana mu gihe cyanjye ni Imana dukorera, abantu bakabyungukiramo. Si abantu dukorera Imana ikaboneraho, oya, ni Imana dukorera abantu bakabyungukiramo. Haleluya. Impano wazihawe n'Imana niko kuzazikoresha zihesha Imana icyubahiro, natwe tukungukiramo. Nakubahishije mu isi. Nyamara ushyize mu mibare y'abubu ushobora kuvuga uti ndabona asa nk'uwafeirinze. Umuntu usize itorero ry'abantu bakeya, intumwa 12, ndetse mubo yihamagara imwe akaba yamugeze gute, yamugambaniye. Urumva atari failure? Urumva atari ugufeiringa? Intumwa 12 witoranyirije kandi uri Yesu kandi uzi byose, akazamo n'imwe kugambanira. Ariko yarangiza urugendo akavuga ngo nakubahishije mu isi. Mureke tugaruke ku mutima w'Imana, niwo murimo yubahisha Data. Ibihesha Data icyubahiro. Ibihesha Data icyubahiro ntibiri mu mirimo no mu bikorwa, ibitse mu mutima. Yesu ajya kubatizwa atarakora imirimo myinshi, ijwi ryavugiye mu ijuru rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, ni mu mwumvire. Haleluya. Umwana wanjye nkunda cyane, nkamwishimira. Nta mirimo irajyaho ariko n'umwana wanjye nkunda cyane, nkamwishimira. Bera b'Imana, turi mu gihe cyacu cyo gukora, ariko mureke isi ntidusindishe. Isi irimo iradutega imitego hirya no hino. Igihe Dalila yashutse Samusoni yaramubwiye ngo niki cyagucogoza ukamera nk'abandi. Isi zikurobanura abana b'abasore batoya bavutse mu muhamagaro, bafite impano nziza. Izikurondora abakobwa batoya bavutse, zikurondora abagore n'abagabo bavutse. Umukozi w'Imana durutse kwicarana arambarira, amaze imyaka mu gakiza, ambarira abantu nabivuga narira, ambarira abantu b'Imana bigishaga ijambo ry'Imana ryiza ryungura, abantu bategaga amatwi ntuhage. Abantu bashaka kuvuga nka Pawulo, murabizi cyagiye wa mugabo asinzira mu idirishya n'utuko harya
ngo yaravuze kuva nijoro ageza mu gitondo. Abantu bashobora kuvuga amagambo atarashyeshya ariko afite ubuzima, ukabatega amatwi kuva nijoro ukaba wageza mu gitondo cyumva. Turababara muri kino gihugu batagihari kandi batanapfuye ngo tuvuge ngo barapfuye bagiye mu ijuru. Iyi si izi kunyonyoza, izi gukamura, izi kuzimya abahamagawe n'Imana. Ureke dusinduke tuve mu mibare y'isi, natwe tuvuge nka Yesu ngo nakubahishije mu isi, ndimo ndakubahisha mu isi. Ahuye no wa mugore kwiriba muri Yohana, bigishwa bagiye gushaka ibyo kurya, bari barushye banashonje. Bagarutse mu magambo yababwiye, yarabwiye ngo ufite ibindi byo kurya mutazi. Haleluya. No gukora ibyo wantumye ashaka, no kugira gute, no kurangiza umurimo we. Wisindishwa na YouTube, wisindishwa n'abafollowers, wisindishwa n'ibigaragara, wisindishwa n'agatuti baduha, wisindishwa n'amashyi y'abantu. Twe gusinda bakundwa, twe gusinda. Umurimo w'Imana uri mu ibanga ryo mu mutima no mu cyumba cyawe. Abantu bataba teye agahinda, umuntu aza akaba umuvugabutumwa ariko yagera mu rugo agakubita umugore, ariko ni umuvugabutumwa, ariko mu rugo ibyo mu ibanga ni rutinywa, abana barihisha. Ubundi iyo Yesu arimo agwirira muri twebwe, tugenda tugwiza ubugwaneza, tugenda tugwiza koroha, tugenda tugwiza guca bugufi, tugenda duhinduka abantu byoroha ko basaba imbabazi baba bakojeje cyangwa batakojeje, tugenda duhinduka abantu bifuza kubana n'abandi bantu amahoro. Haleluya. Ubu bwami bwagurwa n'Umwuka Wera uri mu itorero ry'Imana, ariko akorera mu bantu bamwemereye byuzuye. Umwuka Wera atabonye abantu akoreramo, ubwami bw'Imana tuzabubamo ariko busa nk'ufite intege nkeya. Reka dusome iki cyanditswe soze noneho. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2. Umundi n'umurongo wa 2 nashakaga, ariko reka mvuge hariho. Kuva ku murongo wa 1 Pawulo arimo arabwira Timoteyo umwana we, arambwira ngo nuko rero mwana wanjye, imyaka maze kugira nabwira benshi hano, nanjye nababwira amagambo nk'aya ngo nuko rero mwana wanjye. Wenda harimo abakuze tungana, wenda harimo n'ababyeyi bandutaho gato, ariko harimo benshi nabyara no mu mubiri. Nanjye nakubwira nka Timoteyo, abajene mwateguye igiterane, zategura n'ibindi, muri mu gihe cyo gukorera Imana. Ariko nanjye nakubwira nk'uko ngo nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu ubonerwa muri Kristo Yesu, ubukomereremo. Isi ntigusindishe, isi ntikujegeze mwana wanjye. Ibihembo byacu ni bibi n'ahangaha, iyo data duhera n'ahangaha n'utunoza ngendo, gushaka n'akanoza ngendo, kubyara n'akanoza ngendo, gutembera mu bihugu biteye imbere n'akanoza ngendo, akazi kaduhesha amafaranga, byose n'utunoza ngendo. Ariko ibihembo by'ukuri by'abera biri hakurya y'ubuzima, ingorano z'ukuri z'abera ziri hakurya y'ubuzima. Arakomeza aramubwira ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Igihe cyose aba bantu batazaboneka, ubwami bw'Imana buzahorana igitotsi, buzahorana igitutsi, buzahorana igisuzuguro cy'abatazi ibyabwo. Nongere nkubwire ngo ubwami bw'Imana bwagurwa n'Umwuka Wera ukorera mu itorero, ariko akoresha abantu bamwemereye. Ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ubwami bw'Imana buragukeneye kugira ngo ube muri bantu bo kwizerwa, bashobora gufata ibyo bumvise bakabibwira abandi. Ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi umenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Kuri 3, ntitwakunda ariko niko kuri, ntushobora gukizwa neza ngo hano hasimbuke. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira iki? Imibabaro. Igihe mbivuga cyane nkavuga ntibazagira banyite wa muhanuzi w'amakuba, bizera abahanuzi bahanura amakuba gusa, ariko ntushobora gushaka gukizwa neza ngo hano hacike. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Murashaka gukorera Imana abajene, nta gukorera Imana kudaca mwena, kuko Satani ntazagukomera amashyi, azakurwanya yivinyo. Niba waruhagurukiye kubwira abantu ibya Yesu, azakora uko yashobora ngo ijwi ryawe ricecekeshwe. Niba waruhagurutse kwera imbuto
iwanyu, mu muryango w'iwanyu uri mu bakizwa bwa mbere, uri mu bamaramaza se ko ari igihe abantu bakizwa ariko bakajya bavuga ati reka gukabya ibyo bintu twabigutanzemo, buryo ubusabane bwabo n'Imana ni buke uzabishinge. Twari twakabye iki se? Yadukunze akabije kajya ku musaraba yambaye ubusa ku bwacu, iki se twakabye? Ariko abadasabana n'Imana bazakubwira ngo reka gukabya, ngo natwe dusanzwe dukijijwe, ngo ya ngo nuko bigenda, ngo abantu nuko babigenza. Oya, si uko babigenza, abantu barakiranuka kugeza gupfa. Nibyo twahamagariwe, ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ngo nta waba umusirikare, nta waba umukozi, nta wajya mu guhamagarwa n'Imana, nta wakwitabira gukorera Imana, nta waba umusirikare ngo kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Nta waba umusirikare ngo yite mu by'ubu buzima no kureshywa nabwo, ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare ari we Data. Ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwe ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze mwana wanjye Timoteyo, zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka ibintu harimo amubwira. Haleluya. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe bivuga. Iyo wibutse Yesu, uhore wibuka icyo Yesu yakoze ku musaraba, bikurinda gucumura, bikurinda gucogozwa n'amakuba n'ibyago. Wibuka icyo yagukoreye ku musaraba. Ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe bivuga. Ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Nicyo gituma nihanganira byose. Nagira ngo wumve aka kantu. Urifuza gukorera Imana? Imana ishimwe. Nicyo gituma nihanganira byose. Imana irashaka abakozi bashobora kwihanganira byose, bakazarangiza umurimo bahamagariwe gukora. Ariko mwari mwababazwa cyangwa mwari mwabona uburyo bibabaza kubona umukozi mwiza w'Imana wakanguriye benshi kubukiranutse, maze wakitegereza amaherezo ye ugasanga arababaje. Ujya mubabazwa n'ibyo namwe? Umuntu wakanguriraga abandi kubukiranutse, umuntu wakomezaga benshi, ariko ibyago n'amakuba by'isi cyangwa imitego y'ibyaha kamuzimya pe, wamureba ukumva ugize agahinda. Bakundwa, si yo maherezo yacu, sibyo twagenewe. Oya. Ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe bivuga. Ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiriboha. Nicyo gituma nihanganira byose. Utuzuye umwuka wera ntiwakwihanganira byose, wacogora. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana. Nubwo yageraho yendaga gutsitara cyangwa gucogora, ariko yibuka intore z'Imana yakomeje, yibuka intore z'Imana yabwiye Kristo. Ese uri muririmba muri korari, wibuka ko iyo hari abantu bakomezwa. Wibuka ko iyo uhagaze mu mwanya wari waragenewe guhagararamo hari abandi bantu bakomezwa. Ese wibuka ko iyo utaye hari abandi bantu bajegera. Ubundi ubukristo burazirikanye, ntago ari umuntu nyamwigendaho. Uri inyunganizi yanjye, ndi inyunganizi yawe. Uyu munsi ushobora kuba nkomeza abantu ntazi, nanjye nkomezwa n'abandi batananzi, ariko guhagarara kwawe cyangwa guhagarara kwanjye kwaba kwakomeza abandi bantu. Nicyo gituma nihanganira byose. Turifuza abasore, abakobwa, abagore n'abagabo mwuka w'Imana yuzuye bashobora gutambuka hano hantu bakihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoraho. Muri make nubwo mwuka wera ari ukonvinsinga abantu, ari wowe wemeza abantu bakihana bagahindukira, ariko akeneye intore, akeneye abantu b'Imana acamo. Ngo nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza. Paulo natihangana, aba bantu batoranyijwe n'Imana ntibari bubona agakiza, bari bukererwe. Nubwo ari mwuka wera ubemeza, ariko araca mu gikoresho cyitwa umuntu, kimwe nawe nanjye. Nicyo gituma nihanganira byose. Nibiki byagukubise hasi ngo wongere weguke, iki ni igihe cyawe cyo gukorera Imana. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoro. Iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Reka duhaguruke dusenge. Ndifuza ko usuka ubuzima bwawe imbere y'Imana.
igihe cyawe ni icyawe n'Imana yawe, ni igihe kidasubira inyuma, ni igihe kidasubizwa inyuma. Imana mu bumana bwayo ubwo ishobora byose, ariko ntishobora kutugarurira umunsi w'ejo hatambutse. Ntabwo ishobora kunsubiza mu myaka y'ubukumi bwanjye, ntabwo ishobora no kunsubiza no mu mwaka umwe washize. Nawe nuko igihe cyawe cyo gukorera Imana ni muri none. Reka twibwire ibyo kwigira imbere. Gutsindishirizwa nta ruhare twabigizemo, twabazizweho gukiranuka tutakoreye. Kubw'ubuntu twizeye icyo Yesu yakoze ku musaraba, tubarwaho gukiranuka. Ariko iryo ni itangiro ry'umurimo, si iherezo ryawo. Ukwiriye kongera ukibwira nka biriya twasomaga mu Baheburayo ko tudakwiriye guhora mu bya mbere by'ibanze, cyo kwihana imirimo ipfuye no kwigishwa ibyo kwizera Imana. Dukwiriye kwigira imbere. Reka usabe umwuka w'Imana akwigiza imbere, byibuza aduha ubuzima bw'ibyo twamaze kumenya. Hari ibyo twamenye. Undi baririmbye indirimbo ziri mu byanditswe, ndazumva nkumva ndanezerewe. Hariya baririmbaga ngo iyo niyo data, ndababwira Imana iyo musenga mutayizi, nagenze mu mujyi mbona niba ari igicaniro cy'Imana itazwi. Ariko buri cyakubabaza uko ushobora gusanga ari abaririmbyi baririmba bataragira n'amatsiko ngo bajye gusoma hariya biriya byanditswe biri. Bareke twisubire mu bakundwa. Ni wowe maboko y'Imana, ni wowe kanwa k'Imana, ni wowe maso y'Imana. Nidukomeza kurangara, bamwe muri twe tuzatambuka tutanamenye impano Imana yaraduhaye, tutanamenye icyo Imana yaratugeneye gukora hano ku isi. Tutambuke kuko imyaka yo ntihagaze, cyangwa duhore turangamiye abantu runaka. Ariko uri ubutunzi bw'igitangaza mu maboko y'Imana. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo Pawulo yaratwandikiye aratubwira ngo mu nzu y'inyumba, twavuga ngo ni mu nzu nini warimo ibikoresho byinshi. Dushatse twavuga ngo mu rusengero rw'Imana harimo abantu b'ubwoko bwinshi, ibikoresho byinshi. Baragenda bavuga ngo bimwe biri mu izahabu, ibindi biri mu biti, ibindi biri mu ibumba. Ariko kikwereka ko bihindutse abantu nuko bagera hepfo kuvuga ngo umuntu niyiyeze akitandukanya n'ibyanduye, ngo azahita ahinduka igikoresho mu maboko ya wa wundi nyir'inzu. Azaba ahindutse igikoresho kigirira nyiracyo umumaro. Umuntu niyiyeze akitandukanya n'ibyanduye, umuntu yemera ko ijambo ry'Imana rimugenga, azahinduka igikoresho cy'umumaro mu biganza byo dukoresha. Ariko umuntu natiyeze, umuntu natitandukanya, umuntu nadatinda ku birenge bya Yesu, se mvuge ngo iki, ngo yaba igikoresho cy'imburamumaro. Ariko umuntu niyeze akitandukanya n'ibyanduye, akabwira Imana ngo ndashaka ubu buzima nsoma muri Bibiliya, nimuyisoma. Ndashaka ubu buzima numva ibyo wakoranye na ba Pawulo na ba Petero cyari igihe cyabo, ndashaka gukorana nanjye muri iki gihe. Ndashaka kukubera uw'umumaro Mwami, ndashaka kukubera uw'umumaro mu muryango navutsemo, mu muryango nashatsemo cyangwa nashatswemo. Ndashaka kukubera uw'umumaro muri iyi generasiyo. Iyi si bakundwa icuza umwijima, bene wacu bishwe n'ibyaha, bishwe n'inzoga ko mwabivugaga. Abandi bari mu busambanyi n'imbata za Satani. Babikora kuko babikunze. Iyo yakubeshya ngo urabikunze ntabwo ari we, n'imbata. Ijambo ry'Imana yatubwira mu bikoreye ngo umutware w'iki gihe ngo yabatwikiriye ubwenge, ngo kugira ngo umucyo butumwa bwiza utabarasira. Abo bazakurwayo nandese ni wowe nanjye. Nitwuzurwa umwuka w'Imana tuzahinduka ingabo zidatangirwa. Ariko nitutwuzuzwa umwuka w'Imana, nitudatinda ku birenge bya Yesu, tuzahinduka abanyamagambo batagira icyo bakiza, batagira icyo bubaka, batagira icyo baramira, batinya ubusa. Batabasha kugera hariya Pawulo yari yavuze, bamubwira iminyururu n'akaga kamutegereje nagera i Yerusalemu, akavuga ngo sinkita ku bugingo bwanjye, icyo ngambiriye ni kimwe, no kurangiza umurimo w'Umwami wanjye. Reka Data kubone maze nanjye mbone. Reka rya jwi rivuga ngo ndatuma ninde watugendera. Reka amatwi yawe aryumve, umutima wawe uryakire.
maze uhaguruke nk'uko imbaraga zawe zingana. Ibindi Umwami Imana azabikorera muri wowe. Data, twicaye ku birenge byawe uyu mugoroba, ari nta wundi dushaka, ari nta wundi dutaramiye, ari nta kindi twifuza. Wahaye abagaragu bawe ko twafata umwanya wo gutekereza ku kugukorera mu gihe cyacu, kuko igihe cyacu ntikizahoraho. Turi abantu bashira vuba, ndetse umubwiriza yaranditse ngo ubuzima bwacu ngo bumeze nk'ubwatsi cyangwa bumeze nk'ikime cya mu gitondo, ngo izuba rigikubitaho gatoya kikayenga kigashira. Niko ubuzima bwacu bumera. Dufite imyaka mike hano ku isi, tukazaza kubana nawe mu bwami bwawe mu bihe bidashira. Ndakwinginze ngo usuke umutima wawe mu mutima w'umuntu wese uraho, uduhe ku mutwaro wawe, ngo wifuza ko abantu bose bamenya ukuri bagakizwa ntibarimbuke. Warongera uratinyuka utugira intumwa mu cyimbo cya Kristo, twebwe abantu ubuntu, udusukamo umwuka wawe, wemera gutura muri twe. Waratinyutse, uratwizera, utugabira umurimo wawe wo kukunga n'abandi bantu. Umwami wacu yaratubwiye ngo uko se yamutumye ngo niko natwe yadutumye. Ayi, mbega umurimo w'icyubahiro, mbega icyizere gikomeye ko warabikije agakiza kawe, agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, agakiza icyo Yesu yakoze ku musaraba, ukagifata ukakibikira mu kanwa k'abantu, ukakibikira mu bikorwa by'abantu, ukakibikira mu mirimo myiza y'abantu, ukakibikira mu masengesho y'abera, ngo kugira ngo bazagihereza abandi bantu, abantu tutapfira, abantu tutagera mu mitima yabo, ariko ukatwizera Mwuka Wera w'Imana, ukavuga ngo nituvuga ngo ubutumwa bwiza buzaza buhetse izo mbaraga zihesha ababwumvise bakabwizera gukizwa. Uratinyuka, uratwizera, uratubwira ngo turi intumwa mu cyimbo cyawe. Dore iri teraniro uko ringana, dore aba basore batoya n'abakobwa batoya Mwami, dore twebwe abamaze gukura mukunzi mwiza, turi babandi wagiriye imbabazi nyinshi, ukaduha agakiza ntiduhite dupfa ngo tujye mu ijuru. None duteranyijwe no kukubaza ngo si iki ko ari igihe cyacu? Ese ko Pawulo na Petero barangije igihe cyabo, none tugire dute Mwami w'aba? Tugarutse kugusaba inyota. Erega umuntu ntiyatinda ku birenge byawe adafite inyota. Tugarutse kugusaba inyota ngo twongere twiherane nawe mu byumba, twongere tubone abantu bikingirana, twongere tubone abantu bava mu kivunge, twongere tubone abantu badashishikariye iby'isi, bashishikajwe no kumva icyo uvuga Mwami wawe, bashishikajwe no kureba mu maso hawe heza, bashishikajwe no kumva ijwi ryawe. Turi hano ngo twuzuze umwuka wawe wera, turi hano ngo wongere utwegure aho ibizago n'amakuba byaturyamishije, turi hano ngo wongere utwegure aho ibyaha byadukubise imitego. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Jomba uri umwambi w'umwanzi w'icyaha cyinjiriye umuvandimwe akavuga ngo ngewe ntacyo bimaze, ngo nararambaraye. Yewe waravuze ngo uwo mwana natubatura ngo tuzaba tubatuwe rwose. Uri Imana itanga umudendezo hejuru y'icyaha. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Ngo ukuri ko kunesha kwanesheje isi ni ukwizera kwacu. Yararashwe mu kwizera, ongera uzane amagambo yawe abe mazima. Bibiliya yari imaze kumubera nk'impapuro, reka yongere abe mazima. Ibyanditswe yarabihaze, amateraniro yajyagamo kuko ari ngombwa ngo yajyamo batamura. Reka byongere bigaruke mu buzima bwawe, yongera asogongere aryoherwe no kwiherana nawe. Mwami waravuze ngo mu bihe bya nyuma nubwo urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bakigwiriza abigisha bavuga ibiryoheye amatwi yabo bijyanye n'irari ryabo, nubwo ibyo bizaba bihari, ariko kandi haleluya waravuze ngo no mu bihe bya nyuma uzasuka umwuka wawe, kandi urangije ntiwarobanura. Uravuga ngo uzawusuka ku bantu bose, abagaragu, abaja, abasaza, abakecuru, abasore, ngo uzabasukira umwuka wawe. Turi hano ngo udusukire umwuka wawe. Ngo kandi abo bazawuhabwa ngo bazabihinduka abahamya, bazaguhamya iwabo,
bazaguhamya hirya no hino mu midugudu, bazaguhamya kugera ku mpera y'isi. Turifuza kugukorera, dore guhamya kwa Kristo kuko uri mu mitima yacu, kugira ngo duhinduke abahamya badakangwa n'ibihe, badakangwa n'ibihe, bafite guhamya kwa Kristo gusa. Dukize ubupfafa bwose bwaturangaje, dukize ubupfafa bwose bwagaragaye ku ndimi zacu, dukize ubupfafa bwose twategeye amatwi bukadusindisha, bukadukundisha ibyina ahangaha. Kandi waratubwiye ngo umuntu nashaka kuba umwigishwa wawe ngo niyiyange. Twakiriye ubupfafa budutera kwikunda, kandi turi abantu basanzwe bikunda, nyamara wavuze ngo nta muntu waba umwigishwa wawe. Ayi, ngufashe isuka reba inyuma, ntakwiriye kuba mu bigishwa wawe. Ngo utagukunda cyane kuruta ukakunda se, ukakunda nyina, ngo ntakwiriye kuba umwigishwa. Twigisha uko umuntu atandukanywa n'ibyo kandi bihari. Twigisha kwiharirwa nawe Mwami. Igisha aba basore n'inkumi, dore Mwami benshi ntibafite urugero, byinshi twarabyishe turabicurika, bagira ngo kugukorera no gukomera no gutwazwa ibitabo no kuremera. Ayi Mwami wanjye, nyamara wowe wabwiye abigishwa bawe ngo umuntu nashaka kuba ukomeye muri bo ngo ahinduke umugaragu w'abandi. Garura ikigero cyawe cy'ukuri cyo kugukorera Mwami, garura ishusho y'ukuri yo kugukorera Mwami. Dore twarayitaka, tugarukeho umutunzi w'imbabazi, tugarukeho umutunzi w'imbabazi, tugarukeho umutunzi w'imbabazi. Duhe ishusho y'ukuri yo kugukorera Mwami. Abana bacu turimo turabaraga ibitari byo, tukabereka ibitari byo. Umugaragu wawe Pawulo yarangije urugendo, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ngo hasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Iryo uzamakuru urya munsi, ngo ariko si njye jyenyine, ngo nabakunze kuzaboneka kwawe bose. Reka dukumbure gukunda kuzaboneka kwawe Mwami. Tugaruye mu rwo rukumbuzi rwo kuzakubona, maze tubina ahangaha imitima yacu ibikiwe muri wowe. Erega n'ubundi ko watubwiye, waratubwiye ngo nidugoze imitima yacu kubiri hejuru ngaho Kristo, ngo twapfanye nawe tukazukana nawe, ngo niduhoze umutima wacu kubiri hejuru aho Kristo. Twigisha guhoza umutima wacu kubiri hejuru Mwami. Dore umutima wacu utinze ino, utinze ku byino, bituma unamuka, bituma utakaza imbaraga, bituma ducogora Mwami waba. Ongera utwegure, ongera utwemeshe. Dutinze umutima wacu kubiri hejuru. Ese twabona abakobwa Mwami waba bato, bameze nk'abakobwa ba Filipo, ngo bari abakobwa b'abari bahanura. Ayi Mwami wanjye we, impano zawe zimwe twazisize abanyacyaro, tuzitiza abatarize Mwami waba. Turangamiye ibibaze, turangamiye ibishira, turangamiye iby'umumaro muke. Tugarukaho Mwuka wera w'Imana, tugarukaho Mwuka wera w'Imana. Werekeza amaso yacu ku bidashira, kura amaso yacu ku by'igihe gitoya, uyerekeze ku by'iteka ryose. Twuzuza umwuka wawe wera, turi kuryoherwa no kwicara ku birenge byawe, duhe inyota. Urakoze Mwami wanjye. Data, turagushimiye abana bawe, umuteguro mwiza bagize, baritanze, batanze ubutunzi bwabo, batanze umwanya wabo, baraye amajoro basenga bategura. Ubaha umugisha, ugire neza iri torero, ugire neza umushumba n'umuryango we nabo bakorana, ugire neza abakozi bawe basize imirimo yabo bakaza gutaramira muri iri torero, ugire neza abakobwa n'abahungu bagize inyota yo kwicara ku birenge byawe. Subize gusenga kuzamuka mu ndiba y'imitima yacu, tubere igisubizo Mwami w'abana. Niduhurira mu mayira y'inahangaha, uzasange dukomereye mu rugendo. Nitutabonanira inahangaha, tuzahure mu bwami bwawe hatabuzemo n'umwe. Urupfu rutinze cyangwa rubangutse, tuzaseruka imbere yawe tudafite ikimwaro n'isoni. Twarakanguriye benshi ku bukiranutsi. Urakoze Mwami wanjye. Amen.